Ubundi ibintu mumaze iminsi muvuga kuri The Ben for sure ntago njya mbyitaho, birase ni ibiki, yari ari mu kazi, biriya nta muntu bitabaho. Ibyo byo muba muvuga ni ugutwika, ni ukugira gute, ariko jye na The Ben tumeze neza kandi biriya nta nubyibuka ko byabaye. Okay, hello friends, muri iyi minsi hari ibintu byateye ugasanga ifoto iriho iravuga, umuntu yavugishije ifoto ibintu ashaka. Abantu benshi rero bambajije ukuntu bikorwa, ugasanga nk'umuzungu ari haravuga ikinyarwanda cyeruye, cyangwa se umuntu runaka wakikaga ko atavuga ibintu runaka ariho abivuga rwose, ari ifoto bavugishije. Rero abantu benshi barambajije ngo bikorwa bite. Reka mbanze mbere ku rugero murebe ngo ni ibiki, ubundi mite mbereka nuko bikorwa. Hello friends, naye nitwa Joe Biden, the President of United States of America. Nanjye nkunda Gatari Fred. Nimara gutorerwa manda ya kabiri nzamuzana muri Amerika, mutembereze, mushimishe. Niba nawe umukunda komeza umushyigikire agere kuri byinshi. Okay guys, nitwa Diamond Platnumz, nkunda Gatari Fred, mukomeze umusupporting azamuke, nanjye ninzi Kigali tuzaba turi kumwe. Kora subscribe, fungura inzogera ujye ubana n'uyu musore. Okay, nkuko mumaze kubibona rero aya mafoto ariho aravuga. Aya ni amagambo ngiye nivugiye, ariko aya mafoto ari harabisubizamo cyangwa se ari harabisubiramo kandi neza urebeye no ku munwa wabyo. Rero muri iyi video ngiye gusubiza ibibazo byabo bantu bari bambaje ngo ese ibi bintu byo babikora bate, hanyuma ndakwereka akantu ku kandi uburyo nawe wabyikorera ugafata ifoto runaka ukayivugisha nkuko nabandi babikora. Ariko ibi bintu mbere yuko ubikora, mbere na mbere jya umenya ko si byiza gukoresha abayobozi cyangwa abandi bantu batari mu rwego rwa entertainment kubakoresha mu bintu nk'ibi byateye. Jya ukoresha abantu nibura bari muri entertainment, kubera ko byakurinda risk cyangwa se ibibazo bitandukanye. Guys, jye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, kugira ngo tuzaye tubana buri gihe. Ni muri mushyashya, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika. Hanyuma iyi video nuza kubona wari uyikeneye kandi gufasha, kandi like, wisharinge bagenzi bawe, ubundi tugende. Reka rero dutangire mbereka uburyo ibi bintu bisigaye bikorwa. Let's go. Okay, noneho reka turebe ngo bikorwa bite. Kugira ngo bikore, ngwino ufungure Play Store yawe nk'ibisanzwe. Hano muri Play Store wandikemo ijambo, hano searching uti Virbo AI, cyangwa se iyi application yanditse Virbo AI Video and AI Generator. Iyi ngiyi urayidownloadinga, hanyuma ijye muri telefone yawe. Nimara kujyamo ukande open, hanyuma winjire muri iyi application. Numara kwinjiramo gutya urasanga harimo amafoto menshi atandukanye bitewe nayo ushaka gukoresha. Hanyuma ndakwereka uko nge mbikora. Hanyuma iyi application iri mu bwoko bubiri. Hari n'izindi nyinshi zikora ibi bintu, ariko uyu munsi ndashaka ko dukoresha iyi. Nimushaka n'indi muze kumaza muri comment, ndaza kubereka uko nayo yabikora. Tugiramo igice cy'ubuntu cyangwa se aricyo twita free version, hakaba n'ikindi twita pro. Pro rero igufasha kuba wakexportinga cyangwa se wakora ama video ari unlimited y'iminota myinshi, aho free iguha nibura megabyte 500 na zingahe zo kugira gute, zo gukora utwo tu video. Rero bigusaba gukora utu video dukeya cyangwa se tugufi kugira ngo ushobore gukora utu video twinshi muri iyi application. Nukuvuga ngo turi muri free version, ndaje ndabereka ikindi kintu kiranga free version, ariko kambanze dukore iyi foto turebe. Kugira ngo ukore iyi foto, urakanda hano handitse upload ifoto, ukandeho gutya. Mbere na mbere yuko tugera hano urahitamo iyi foto gutya, nimba ari iyi ngiyi ya Pamela gutya. Hanyuma mbibutse neza ko iyo udownloadinze iyi application ubanza gukora login. Ushobora gucreatinga, ushobora account cyangwa se ugakora sign in ukoresheje Google account yawe. Nta kintu biba bitwaye, ziba ziri verified. Application iri kuri Play Store cyangwa App Store ibiri verified, nta kibazo bishobora kuba yaguteza. Nukuvuga ngo rero uraza gukora account yawe kuri iyi ntuze, kuri iyi application, cyangwa se ukore sign in ukoresheje Google, nta kibazo na kimwe byagutera. Numara rero guhitamo ifoto gutya, uze ukande hano handitse record. Hano munsi handitse record. Nukuvuga ngo ikindi kintu kiranga free version, mbere na mbere yuko turi codinga, ikintu kiranga free version urabona aka kantu kari hano kanditseho ngo Wanda share Virbo gutya. Aka kantu rero kagendana na video yose igiyeho.
aka kantu kajyana na buri foto yose ivuyeho cyangwa se buri video yose ukoreyeho ariko ukayikora ku buntu. Ni ukuvuga ngo iyo wishyuye aka kantu kavaho, iyo ushatse kugakuraho ushaka kwishyura reka nkwereke uko ukora. Ukanda kuri aka kantu kameze nk'aka X kari hano, ugakandaho gutya bahita bakubwira ibiciro uko bihagaze kugira ngo ukure iriya watermark. Ushobora kuba watanga amadolari 19 ku kwezi cyangwa se ugatanga amadolari 48 ku mwaka. Byose byaterwa na ntuze ushaka, ndetse hari na version y'amadolari 199. Rero bitewe nuko bishaka, ariko benshi mushaka kubikoresha ku buntu, reka njye mbiyerekera iby'ubuntu, ariko ujye wibuka neza ko uri buze kuyikora ikaza kakanuze kano karogo k'iyintuze yabo. Hanyuma rero ikindi ugomba kumenya ni uko ukora megabytes zitarenze 550 ingahe. Hano rero reka duhite dutangira. Uraza kandi hano handitse record gutya, hanyuma ukande hano kuri English hano, hanyuma harahita haza aka micro ko kurikodinga amajwi. Hano rero uba wateguye ibintu ushaka ko iyi foto iri buze kuvuga. Urugero, nimba hari amajwi wa recordinze mbere ushaka ko iyi ntuziza kuvuga, urakanda hano kuri import video hano, cyangwa nimba ushaka kurikodinga uvuze nona urakanda hano kuri aka micro karabara 3, ubundi uhita uvuga ibyo ushaka kuvuga. Reka tugerageze kuvugisha ntuze Pamela turebe. Ikintu rero hano uri buhita ukora, uraza umaze kurikodinga amajwi yawe uzu kandi hano handitse apply gutya, urategereza iyi audio ibanze ya uploadingemo hano akantu ku kandi. Okay, video nubona imaze kujyaho gutya, video imaze kwidownloadinga neza gutya. Okay, uraza ukandi hano handitse generate video gutya, tegereza akantu gato. Okay, gutya hanyuma utegereze video yawe yigenerating neza. Urabona ko iri kubikora gake gake, ntabwo bitinda cyane kubera ko ibi bintu nuko nabibabwiye bikoresha iminota mikeya, koresha amasegonda makeya kubera ko ubu uri kubarirwa. Ubu bivuze ngo ushobora gukora utuvideo tutarenze 5 cyangwa 10 bitewe nuko tureshya, iminota yawe ikarangira bakaba bagusaba kwishyura. Bivuze ko rero ugomba gukora ibiri ngombwa cyangwa se ugomba gukora ibintu wabiteguye, apana kujyamo ngo ukoraka ugasibe, ukore kariya ugasibe, kubera ko iminota yawe biriho irangira. Kanze mbibereke uburyo n'iminota bayibara. Ubona ko video yacu imaze kugeramo, hanyuma kugira ngo uyisavinge uraza uhita ukanda hano handitse save to album, tuhakande gutya irahita yidownloadinga ijye muri album yacu. Niturangiza turajya muri telefone yacu turebe ko aya video yagezemo iyo twakoze. Ariko mbere yuko tujye, reka mbanze mbereke uburyo bababarira ya minota. Uraza kandi hano handitse mi gutya, noneho urebe. Urabona ko hano bari kumbarira ngewe video maze gukora. Bivuze ngo maze gukoresha iki gice gitukura kugera hano niho hasigaye gukoresha. Bivuze rero ngo ku buntu barakubarira kugera igihe baba bagira ngo uzishyure. Ushaka kwishyura azakanda hano joining cyangwa se ya progressing nuze yiwe. Rero hano urabona ko twamaze gukora video zacu. Okay, reka ducekinge turebe ko video yacu yageze muri galeri, hanyuma tugire gute dutangire tuyikoreshe mu byo dushaka. Turajya mu video yacu, niturangiza dukande kuri iyi to play twumve. Ubundi ibintu mumaze iminsi muvuga kuri The Ben for sure ntabwo njya mbyitaho, birase ni ibikera ari mu kazi, bira nta muntu bitabaho. Ibyo byo muba muvuga no gutwika no kugira gute, ariko je na The Ben tumeze neza kandi biriya nta nubyibuka ko byabayeho.
Okay guys, ni gutya bikora. Ndizera neza ko waba ubonye akantu ku kandi uko ibi bintu bikora ndetse n'uburyo nawe wabyikorera ukoresheje telefone yawe. So guys, nta zindi code, nta bindi bisaba uretse kuba warebye iyi video. Nimba ari iyi video yagufashe, kana like, sharing ku bandi, hanyuma umbwire muri comment ubutaha icyo nzagukoreraho, hanyuma iyi video nayo wampa feedback. So guys, bye, reka duhure muri video itaha.